shabyihoreye none nararanye n'umukobwa mwiza sha kwese niki namuhaye 12,000 sha uraheba yapfuma umukobwa mwiza usinzi icyumba cyo kishyura afite roge iwe mu rugo afite mu rugo ku buryo oya reka nibaze ikibazo yaka akubwiye ati reka none reka nkwe ukuntu iyo nda yari n'inda nziza arabyutse mu gitondo angurira mitsingi muri ya mafaranga wamuhaye amafaranga namuhaye aragura inkweto n'uhenja ariko nanone ziko inda zitanga nanone duteye imibare undi iyo ufite umugore tugiye kubara none reba imibare ufite umugore murahahisha nk'ibihumbi 5 none yakamwana yakundaga akanyama yaguraga nk'ikiro amasamake ufashe ya mafaranga wahaga umugore ukabutekana ibere mu buzima nzaye ngura ituru mwese ubu indaya iri kumfumbata none arabyutse mu gitondo namuhaye 12,000 arabyutse mu gitondo nguriramo na mitsingi ubwo urumva muri 12,000 ubwo ahita havaho 2 yakugura mitsingi hasigara 10 kandi ngo nawe yanyweye urumva n'undi muri yandi wamuhaye Ramundi ndaya iyo ahuye n'indaya nziza igura careful se bita careful uzi icyo bivuze ntabwo mbizi njye nta cyongereza none iyo bavuze ngo careful no it's another language. Daddy? Yeah? Are you mommy's baby? No. Because she says come here baby and you go fast. That's different. So she's your mommy too? This one is very confusing. Yes, babe. Between me and mommy, who is the baby? It's you, my love. But you called mommy baby when I was sleeping. But no but. Don't call mommy baby again, okay? Say okay louder. Okay. Good boy. Daddy? Yeah? Are you mommy's baby? No, I'm mommy's husband. So, she has 2 babies. I'm a real baby. You're the big baby. Okay. I'm in charge. Mommy, how big are you? I'm 30 years old. 30? Is that the last level? No, sweetheart, I'm still young. We need to be careful now. Daddy, What is it, baby? can you tell your wife to excuse us? Why? Because I want to talk man to man. miliyoni 7 zisigaye ndafatamo miliyoni 1 njya mu ndanganirwa nyishyuremo indaya wenda nzagura indaya miliyoni 1 ndamwana mbo miliyoni zisigaye nzaguramo udukingirizo kuko ngiyewe mu bintu bibaho mu buzima niba mbonye ibihumbi 300 ngomba gufata umwana w'umukobwa ngamugena 200,000 tukabyoshye nangize nisigaye nkajya kwiguramo indagara sinjye savinga kirazira shira birarura impamvu nge nzovera mbwa ati G Taff niba uri mu bantu basevinga ndagukarabye ngati umuntu muzima naga savinga fate atumenera imicanga nangiza tuwe ngo azagaruka afite amazi ayabure konkasi yumagare amaturu yaduhaye subwo hari ahantu yanditse agomba yawa amatura ngahe yaduha amaturane atubwira ati mwihangane turi gatanu nzazana amazi na niyi saha twarayabuze mukozi ihangane rwose ibyo bintu sibyo nuga kuzazana amazi abantu batazi iby'indege cyangwa se kwitwara wabanyuramo gato kabahereza babwira ukuntu bigenda indege ubundi bafata 1 2 3 bagahita bakupa amatara n'amaso no telefone hoya ubundi iyo ufashe indege ukandamo hagati iyo ukanze kongeraho isi ntagarurira igira uhita ukanda 0 rero n'umubare muremure kandi 0 nasanze barayikubise